Hello guys, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Muri kano kanya rero tugiye kwereka uburyo wahagarika ama ads cyangwa se video zamamaza muri telefone yawe. Hari igihe ujya kureba video runaka cyangwa se ukaba uri gukoresha application runaka ukabona hajemo ama video yamamaza, no bitewe n'akazi kawe urimo gukora kakagenda gake bitewe n'izo video ziba zirimo zamamaza zigenda zicicikana muri telefone yawe. Urugero kuba uri gukora akazi kawe nko kuri Chrome ukabona haciyemo publicité cyangwa se andi application agiye atandukanye, ukabona ayo amavideo utazi aho aravuye araje ahise akwikwita imbere utazi ngo bigenze bite, bigatuma telefone yawe igenda gake cyangwa se akazi kagahagarara. Niyo mpamvu muri kano kanya tugiye kwereka uburyo wagira ute wahagarika izo video zose. Hari uburyo bugiye butandukanye bukwereka uburyo wazihagarika, ariko ubu tugiye kukwereka ni uburyo buri kombine cyangwa se bukomatanyirije hamwe ubwo buryo bwose, kuko hari igihe usanga ngo kuri Google wenda uri buhagarike ayo ma ads bitewe n'inzira uri bucemo, ariko ibi ngiye kukwereka urabikora kuri telefone yawe, urabahagaritse izo ads aho zava hose muri telefone yawe kugira ngo ubashe gukoresha telefone yawe neza cyane. Tudatinze reka nze dutangire tukwereke uburyo wazihagarika. Ibisanzwe uraza hehe? Uraza muri telefone yawe ujye muri setting, tuza hehe muri setting ya telefone yawe, then uyifungure, tuza hano muri search ya setting ya telefone yawe wandikemo privacy, urahita uzawandikemo private DNS. Urabona akangaka niko uri bugire ute, niko uri busearching, then numara kwandikamo private DNS tuhakirika, then urahita ubona screen imeze gutya, urahita ukanda nanone handitse private DNS, hakirike aho urabona zino option kare eshatu. Ushobora gusanga biri hano kuri off cyangwa se biri hano kuri auto, akenshi urasanga biri kuri ngiyi ya mbere ya auto, iyi ngiyi yo mu hagati ya kabiri. Wicyo uri bukore urahita uza wemeze kuri iyi ngiyi ya gatatu yanditseho private DNS, then wandikemo aya magambo aya ngaya ubona, aya ngaya dns.adguard.com, then ugira ute wemeze ukore save. Numara gukora save, ikintu cyaba gikurikiyeho uraba umaze guhagarika ya ma ads yose aza muri telefone yawe akagutesha umwanya, agatuma utikorera akazi kawe. Wibutse ko nimba tugiranye kuba umunota utari wakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu by'ingenzi kandi bigufitiye akamaro.